ibihe byiza kuri uwo muntu wakoze subscribe kuri Media TV uyu no muhungu abanyarwanda Jeswe zampaga icyogere mu nkuba umwami w'abagore hari mu kwezi kwa munani gushyira kwa 9 uyu mwaka wa 2022 uyu mwaka turangije nibwo naje kubona umudamu w'intera hamwe kazi witwa Louise uwacu akaba atuye ahantu bita muri Canada nimba ari Vancouver sinibuka neza uyu mudamu ku rubuga rwa Facebook yitwa uwacu akaba afite umuzindaro rutwitsi wa YouTube bita U&I aga sign ka end na I U&I talk show niko abyita uyu mudamu numwe mu bantu mbabana n'ingenga bitekerezo ya genocide yeruye hari abandi bantu ushobora kuba bana n'ingenga bitekerezo ya genocide ariko ntabashe kuba bayi exprima uyu we noneho ni yeruye uwacu amaze kubona ko tumushyize hanze abantu bose yajyaga ajijisha abeshya agira gute yashatse gusibisha video namuvuzemo ku muzindaro wanjye wa YouTube mbaza ngo byagenze biti akimara gushaka gusibisha video zanjye kuri YouTube nari namuvuzemo YouTube ukuntu ikora rero baragenda bagakora research ariko bafunze video nyuma yaho YouTube yaje kunyoherereza message bamwira ati umusaza wacanye umucyo rwose video zawe muri Canada abantu bo muri Vancouver abantu muri Toronto abantu abavuga igifaransa abavuga icyongereza yemwe no kugira komi paka hakurya barimo baragukurikirana 5 kwa 5 kuri ubu ngubu ndagira ngo nibwirire uyu mugore ibyo byose wajya gutekereza yuko bitazongera kujya hanze bowe uwacu Louise ubu noneho bigiye kujya byongera kujya hanze ndakora ibishoboka byose nereka abantu ibintu wirirwa uvuga by'ibinyoma wirirwa uhimba kubera kuba wihagiye urumogi ndanabereka n'amafoto nimura nkurumo ngewe rwose ari ikintu kimwe nkunda kubwira abantu sinzaza ahangaha ngo mpimbire umuntu inkuru sinzaza ahangaha ngo mvuge ibitarabaye nzaza nerekane ibyabaye ibyo wirirwa uvuga ibyo wirirwa wanjwa ibyo wirirwa usakuza ku mbuga nkoranyambaga ubeshya abantu bihitire mu kuri nta kindi jewe mpfa nawe nta niki reka da nzajya nza nereka abantu amanjwe wirirwa uvuga bonyine baguseke bongere baguseke nyine kuko babona ibintu uvuga hari nk'umuntu ushobora kujya kuvuga ibintu amaze imyaka irenga 20 ataba mu Rwanda yarasize yikoresha genocide akigendera ubundi noneho akajya byuka mu gitondo amaze kurya ka pizza k'abazungu bamuhaye agatangira akavuga ariko reka nze mbabaza ibyo bintu muhora muvuga buri munsi muvuga ko hari igihe kizagera igihugu mukakigarurira ku imyaka irimo iragenda ibaseka uwo mukino mwirirwa muvuga mwazawihutishije mukareba kababahoka shino kabanyoka Louis ndabizi no video uragenda uyirebane nabo mufatanyije ubwenge b'ibigoryi nkaho munasangira n'imogi video zanjye rwose ziri kugenda zirebwa mu gihugu cya Canada n'abantu muri Canada kugira ngo bakwemeze yuko bazireba baraza kuza guteraho comment nta n'ikindi ndabereka ibyo wanditse uvuga yuko video zanjye muri Canada zidashobora kurebwa noneho nabo baze kuza baguseke bakurebe baguseke twebwe icyo dukoresha ni fact gusa ndaza nka kubita fact nkigendera nta bindi ntago nshobora kuza ngaha nirirwe mvuga manjwe nkayo mwirirwa muvuga muhimba ibinyoma ndaza nka gukubita fact bwa mbere na mbere baravuze ngo Jeswe zo mipango ngo ni wanted ngo honga ngo muri za Amerika n'ibiki byose ngerageza ibishoboka byose nikora muvuga ndazamuka muri za Amerika ndagenda ndazenguruka ahantu hose ndongera nigarukira mu gihugu ndavuga nti igihugu ni tambarare and the country is great ngira ngo mwarabibonye n'ubu ino video ndimo ndayikorera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ariko buriya mwumva nta n'ikimwaro mufite kugira ngo umuntu muzima utekereza
uhimbe gusa ibinyoma ugire gute kuri ubu ngubu rero video zirimo ziragaragara hose icyo nabisabira abanyarwandakazi mutuye mu gihugu cya Canada muri murakurikirana ino video mugerageze mutere comment uyu musenza babare mumwereke ko video zirimo ziragaragara mu gihugu cya Canada nta kibazo ngayo nguko rero nge sinshaka gutinda mu mayira icyo gusa nari nkora ino video no kugira ngo mbwire Louise wacu ko video zanjye zirimo ziragaragara mu gihugu cya Canada hamwe mutwike kugeza igihe azavuga ati ibintu nirwa mbeshye ubundi nibiki ngayo nguko rero iyi ni Kasuku Media TV no muhungu abanyarwanda Jesco mpango cyogere mu nkuba umwami w'abagore mukore subscribe cyangwa murorere